rero niba ari umujura ngomba gukora plan izandinda kwiba kugira ntazasubira muri cya cyaha. tubahaye ikaze kuri Agasuda TV. Ndabasuhuje inshuti bavandimwe dusangiye gucungurwa muri Yesu Kristo. Uyu munsi ndabasuhuje kandi Imana ibaha umugisha kubwo kubana natwe muri uyu mwanya tugiye kuganira. Ikiduteye gukora iki kiganiro, hari ibintu bisa naho abakristo birengagiza. Ibyo nibyo tugiye kurebaho muri uyu mwanya. Ndakwinginze kugira ngo tubane muri iki kiganiro kugira ngo nawe uze kunguka byinshi bitandukanye. Hari abantu benshi ubwira ibintu nk'ibi byabagirira umumaro, ugasanga muri bo harimo ikintu gisa naho ari kutacyumva cyangwa ngo bakiteho. Benshi bakumva ko ari business kugira ngo ubone mafuse, ariko ntabwo ariko biri. Ahubwo ni ukugira ngo umukristo arushaho kugira ibyo yunguka, arushaho kugira ibyo amenya, arushaho mbese kwambara imbaraga muri uru rugendo rujya mu ijuru. Ni by'agaciro rero kuba ushobora gukurikirana aya magambo tugiye kukubwira kugira ngo ni ukuri ubashe gukomera muri uru rugendo rujya mu gihugu cyo mu ijuru. Iyo niyo ntego yacu rero. Abantu benshi basubira inyuma, abakristo bakava mu byizerwa bitewe n'uko bagiye bahura n'ibintu bitandukanye, kandi nyamara bitari ngombwa ko bava mu byizerwa, ariko bakava mu byizerwa bitewe n'uko batamenya agakiza ni iki, agakiza kamaze iki, ni uwuhe mumaro w'agakiza. Ibyo ngibyo bamara kutabimenya bigatuma benshi basubira inyuma, bakava muri uru rugendo, kandi nta kindi kibazo gihari uretse ubumenyi buke bagize kuri icyo kintu cy'agakiza ko mu bwami bw'Imana. Rero nawe ntujye kure kugira ngo tubane muri iki kiganiro kugira ngo urusheho gukomera, kuko nicyo gikomeza umugenzi ujya mu gihugu cyo mu ijuru, nicyo kizagukomeza, nicyo kizaguha support mu gihe uzaba uhuye n'ibintu ibyo ari byo byose bishobora kugirira nabi bikagukura mu byizerwa. Mu ncamake rero twari gutangira dusoma ibyanditswe, ariko ntabwo tugomba kujya dusoma ibyanditswe cyane, kubera ko iyo umuntu asomye ibyanditswe, bivuga ngo iyo umuntu asomye ibyanditswe, ya minota yo gusoma ibyanditswe ijya ibasha kugira ingaruka kuri bamwe. Kubera iki? Wa mwanya ya minota tuba turi gusoma, hari ibintu abantu benshi bashobora kwibagirwa, cyangwa se akaba bitewe n'igihe gitoya afite ashaka gukoresha, bigatuma bya byanditswe urimo gusoma bituma n'ikiganiro cyose atacyumva. Iyo niyo mpamvu tuvuze tuti reka twere gusoma ibyanditswe. Agakiza rero, dukomeje agakiza icyo ari cyo. Ubundi twagiye tubisobanura kenshi, ariko impamvu abantu bakibibaza ni uko batabizi cyangwa se batarabyumva neza. Ubundi agakiza, gukizwa cyangwa gucungurwa, ni ukuvuga njyewe kadufate kuko iyo tuvuze ibyo mu mwuka cyane, hari abantu batabasha kubisobanukirwa, kubera ko tuba turi kuvuga ibintu bitaraza kandi bidafatika. Muri iki kiganiro rero tugiye kureba agakiza no gucungurwa. Ubundi tubanze turebe gucungurwa ni iki. Gucungurwa turifashisha urugero rw'ibintu bibera hano kuri iyi si, twifashishe nk'inkiko cyangwa se bagushyira muri gereza. Iyo umuntu ahamwe n'icyaha, tuzadukunda gukoresha ingero z'ibifatika z'ibintu bya hano ku isi kugira ngo urusheho kumva ibintu by'ahazaza by'ubwami bw'Imana. Iyo uhamwe n'icyaha mu rukiko, bagukatira igihe runaka cy'igifungo.
noneho muri icyo gifungo, ntabwo ndi umunyamategeko ariko njya nkurikirana amakuru nkumva ukuntu bigenda. Hari ahantu niba bagukatiye imyaka 10 ushobora gutanga amafaranga runaka ugacungura ya myaka wari gufungwa, ya mafaranga akaba ariyo utanga. Mbese ugatanga incungu y'icyo gifungo wari ugiye kumara muri gereza, ya mafaranga yawe akakubera incungu y'icyo kintu cyari kigiye kukubaho. N'agakiza rero hariho gucirwaho iteka k'ubugingo bwawe, nacyo ntabwo ushobora kugisobanukirwa. Dufate icyorezo, ushobora gufata urugero, sida niyo yamamaye cyane inatera ubwoba n'abantu. Iyi sida, iyo bakubwiye ko hari icyorezo cyitwa sida, ntabwo ushobora kucyumva utarabona uwakigezemo. Ariko si uko icyo cyorezo kiba kidahari. Iyo tubwiye abantu batuye kuri iyi si ko hazabaho gucirwaho iteka, hazabaho kurimbuka, hari abadashobora kubyumva bitewe n'uko bitari byaza. Ariko nyuma yo kutabyumva kwawe, ntabwo ari ukuvuga ko bizahagarara, ahubwo biriho kandi bizakugeraho nimba udashaka kumva cyangwa se ngo uve mu byo gukiranirwa, cyane ko Imana ifite sapoti nyinshi zo kuguhereza kugira ngo ubashe gukomera, ubashe kwikomereza urugendo ugere mu gihugu cyo mu ijuru. Mu minsi yashize twarababwiye ngo, kuko hari ikintu kijya gisa naho gicanga abantu benshi cyitwa irari ry'umubiri. Abantu benshi ugasanga arimo aravuga ntibishoboka, byarananiye, byagize gute, ariko ni ukudasobanukirwa agaciro ko kuba umukristo, agaciro ko kuba umwana w'Imana, agaciro k'ubugingo buhoraho, ni uko ataragasobanukirwa. Iyo yaba yagasobanukirwaga, ntabwo yakwibaza icyo kibazo ngo mbese ngo ndabigenza gute. Yagombye kubwo kwegera Imana kugira ngo imuhe icyo gukora, abashe kumenya icyo gukora. Turagushimiye Mwami Imana kubw'uyu mwanya, bana natwe turinde ibiturogoya, kuko ni byinshi, ariko ubutsinzi bwawe uze bubane natwe kugira ngo tukore kandi tugere aho ushaka ko tugera, dushoboze mu buryo butandukanye. Mu izina ryawe urakoze. Amen. Agaciro k'agakiza. Menya nimba ufite kapasite yo kwirinda ubushobozi, yo kugira ubushobozi bwo kwirinda icyorezo cy'uyu mubiri. Ni ukuvuga ngo ugomba kuba warabanje gusobanurirwa iki cyorezo bigenda gute, kikugiraho izihe ngaruka, gifite ubuhe bukana, iyo cyagufashe bigenda gute. Noneho kubwo gutinya urupfu, cya cyorezo ukakirinda. Twafashe urugero ku cyorezo cyitwa sida, kuko nicyo cyahabuye abantu benshi kandi nta muntu utakizi muri iyi si. Icyo cyorezo cyaravuzwe ahantu hose no mu cyaro biravugwa, ariko habaho n'abantu bagiye bicwa na sida. Icyorezo cyitwa sida kimaze kwica uwa mbere, abantu nibwo batangiye gutinya icyo cyorezo cyitwa sida. Noneho kubwo gutinya kwangirika k'ubuzima bwawe, icyo nicyo wahaga agaciro
bigatuma wirinda inzira zose icyo cyorezo gishobora kwinjiriramo. Bamwe bagiye bagura amatondezi, ari amamashini yogosha. Icyo gihe byavugwaga ko bashobora kukogosha ukayandura. Bagura ibintu bitandukanye, mbese ibintu bihuriweho n'abantu benshi, bamwe batangira kubivaho. Nk'uko ejo bundi muzi icyorezo cyitwa corona, bavuze ko cyandurira, ushobora kwambara kasike n'undi yayambara akacyandura. Abantu bose turahahamuka, tugira ubwoba. Bamwe batangira kugura amakasike yabo, akajya agendana kasike mu kuboko nta moto agira, mu buryo bwo kwirinda icyo cyorezo, kuko cyari kimaze gutera abantu benshi ubwoba. Rero iyo kasike yabaga ari iyo kukurinda kugira ngo utaza guhura na za ngaruka za cya cyorezo. Iyo kasike yari iyo kukurinda corona, ntabwo ari yari iyo kukurinda sida. Guverinoma y'ijuru rero icyo ishinzwe ni ukurinda ubuzima bwacu, ni ukurinda ubugingo bwacu kugira ngo butarimbuka. Mbese hatazabaho gucirwaho iteka ku buzima bw'abizera. Ako niko gakiza rero. Abo nibo mbese uko niko gucungurwa, nicyo agakiza kaje gukora, nicyo agakiza kamariye abantu. Benshi bibwira ko agakiza ariko kabahesha ubutunzi, gusenga aricyo kibahesha amahirwe, ariko ntabwo icyo aricyo kiguhesha amahirwe. Kuba warakijijwe ntabwo uheshwa amahirwe nuko wakijijwe. Ntabwo kuba warakijijwe bikurinda kwangirika ku bintu bitandukanye kuri uyu mubiri wawe. Rero uyu mubiri wawe ufite amaso yo kureba, ufite amatwi yo kumva, ufite ibintu byinshi bigufasha kwitegereza kugira ngo urinde ubu buzima bwawe, kugira ngo ugere ku byo ukeneye kugeraho. Ariko mutabikoresha uzahura n'ingaruka z'uyu mubiri. Rero ntabwo agakiza ariko ntabwo ari inkuge yo kuturinda ingaruka z'iyi si. Ntabwo agakiza ari inkuge yo kuturinda ubukene. Ntabwo agakiza ari inkuge yo kuturinda umubabaro. Ntabwo agakiza ari inkuge yo kuturinda gusuzugurwa. Oya, niba ariko wari ubizi, agakiza ntabwo ari icyo ngicyo kaje gukora. Nujya mu gakiza uzahura n'ingorane nk'abandi bose, ahubwo menya ngo ese aka gakiza niba katari ako kundindiza ingaruka, none aka gakiza ni akiki? Hariho icyorezo cyitwa kurimbuka, gucirwaho iteka. Hariho urubanza rutegereje abantu batuye kuri iyi si bitewe n'imyitwarire bagiye bagira. Agakiza rero nako kugufasha kugira ngo utazahura n'urwo rukiko, ubashe kubaho muri bwa buzima bw'iteka. Iki cy'agakiza kamaze. Ntabwo agakiza mbese ni guverinoma. Ni nk'uko wavuga ngo hari minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi, hari ikigo gishinzwe kwita ku mazi, hari minisiteri ishinzwe kwita ku bidukikije, hari minisiteri gutyo. Buri minisiteri yose ifite icyo ikora. Ntabwo rero n'abantu bakijijwe, ntabwo iyo minisiteri ntabwo ishinzwe kubahesha iby'uyu mubiri.
aho ngaho ndabizi urahita umubwira ngo none ngo kuki nasenze ngo ibi ngibi nkabibona. Ntabwo twateganyije gusoma kugira ngo tudatwara igihe kinini, ariko hari ijambo rivuga ngo ishami ryera imbuto aryanganyaho amahage yaryo kugira ngo ryere neza. Mu by'ukuri iri shami impamvu rihaguweho aya mahage adakenewe ni ukugira ngo ryere. Uyu mukristo impamvu ahawe buriya butunzi, impamvu akijijwe iriya ndwara, ni ukugira ngo akomeze urugendo. Impamvu ahawe uyu mwuka wera, yajya kumva hari amakuru abwiwe kandi yagera imbere akahura nabyo, ni ukugira ngo uyu mukristo, Mana tugirire neza, ni ukugira ngo uyu mukristo amenye ko rwa rubanza koko ruriho, ko yabwiwe ibizaza ariko atarabigeramo. Noneho biriya bintu ubona biba ari ugukonfirima ko hari ibintu bizaza ariko kandi biriho nubwo bitari byagera igihe. Ndumva iki ngiki wacyumvise. Agakiza ntabwo gakuraho ingorane zose ugomba guhura nazo muri iyi si. Abakristo benshi nuganira nawe akakubwira ukamubaza niki cyakugushije, azakubwira ati njyewe nabonye byose ari uguteka imitwe. Nuko atazi agakiza icyo ari cyo, ntabwo azi icyo turi cyo twebwe abakristo, ntabwo azi n'impamvu yo byiringiro bye, nta nubwo azi impamvu yo kwizera kwe. Iyo niyo mpamvu ava mu gakiza ngo arakennye, niyo mpamvu ava mu gakiza ngo yatutswe cyangwa yasuzuguwe, niyo mpamvu ava mu gakiza ngo bamwirukanye ku kazi ngo kubera ko adakora aya manyanga. Niyo mpamvu uyu mukristo ajya mu nzira azi neza ko atariyo. Ese reka turebe gato, tuvuge ko agakiza ntabwo kariho cyangwa se ijuru ntaririho. Ibi bintu no mu buzima busanzwe bikugirira umumaro. Iyo ukijijwe, iyo wakiriye Yesu Kristo, ukamenya amakuru ye, ukamenya icyo yagukoreye, ukamenya aho yifuza kukugeza, ntabwo ubabazwa cyane. Ntabwo iyo wamaze kubimenya, hari ibintu byinshi bidashobora kugutwara umwanya. Muri ibyo bidashobora kugutwara umwanya, bishobora no kukugiraho ingaruka zitandukanye. Urugero, tuzi ko ijambo ry'Imana rivuga ngo si byiza gusambana. Niba uri umukristo uzirinda ubusambanyi, ariko mu busambanyi harimo ibyorezo byinshi bitandukanye bishobora kwangiza ubuzima bwawe. Harimo iyo sida twavugaga, harimo imitezi, harimo za mburugu, harimo indwara nyinshi cyane. Icyo gihe nuba uri umukristo ntaho uzahurira n'ibyo ngibyo. Umukristo akwiye kumenya agaciro ko kuba umukristo. Ni ukuvuga ngo aka gakiza, amabwiriza n'amahame yayo, imyitwarire y'abakristo ikurinda kujya mu bintu bishobora kwangiza ubuzima bwawe, uyu mubiri wawe. Ariko iyo udakijijwe neza, uzahura n'izo ngaruka, ndetse n'ahazaza naho uhure n'ingaruka. Menya icyo uri cyo rero. Niba uri umukristo, wikomeza kugenda ujya hirya no hino, kuko Yesu yaravuze ngo
ntimukiganyire ngo tuzarya iki, ntimukiganyire ngo tuzambara iki. Ibyo ntibikabatere gukora amanyanga cyangwa se ngo muce mu nzira itari iyo abana b'Imana. Mbigishije uko mukwiye kwitwara. Ariko wa mukristo we, nutagendera muri iyo nzira uzahomba ubugingo buhoraho. Ntabwo kuba ukennye ari byo bigomba kuguha amahirwe yo kujya kwiba. Ntabwo kuba umaranye iminsi ubukene, ubushomeri, ari byo bigomba gutuma ukora amanyanga mu kazi. Nibyo urayakora, ubone bwa butunzi, unubake bigende neza, ariko iherezo ryawe ntabwo rizakubera ryiza. Uzamera nk'uriya muntu wanze kwirinda biriya byorezo, wanze kugura iriya kasike kugira ngo yirinde korona. Uriya muntu wanze kwirinda ingaruka z'ibyo mu mubiri zitandukanye kugira ngo adahura n'ingaruka ku buzima bwe, ahubwo agasa naho abitesheje agaciro. Ejo cya cyorezo kikamufata. Iyo kimaze kumufata nibwo atangira kuvuga ngo iyo menya. Bakundwa bene data, umunsi wo gucungurwa kw'abera, benshi nibwo bazarira amarira, nibwo bazaboroga, kubera ko akaga bazaba noneho bakagezemo. Si byiza rero ko uha agaciro agakiza ari uko ugeze mu kaga. Mana tugirire neza. Hari abantu benshi babona umuntu yahuye n'amakuba barangiza bakavuga ngo nuko yavuye mu byizerwa ngo Imana niyo iri kumuhana. Niyo aba mu byizerwa birashoboka ko biriya bintu byari kumubaho. Ntabwo agakiza katurinda ingorane zaha muri iyi si. Tubaho nk'uko abandi babayeho, ariko iherezo ryacu niryo rizaba ritandukanye. Hari abantu benshi banga guhindukirira Umwami Imana, bakavuga ngo ukijijwe arapfa, n'udakijijwe nawe agapfa, bose bakabashyingura. Icyo kikamutera gukora ibyo yishakiye ngo n'ubundi napfa ngo bose bapfa kimwe. Hari abakristo benshi bagiye bagwa kubwo gutekereza icyo kintu cyo kuvuga ngo ukijijwe arapfa, n'udakijijwe nawe agapfa. Ukijijwe arakena, n'udakijijwe nawe agakena. Iyo mpamvu utekereza ibyo ni uko utazi impamvu y'agakiza. Yesu atugirire neza. Impamvu y'agakiza twabigereranyije n'impamvu yo kwirinda korona, impamvu yo kugura kasike, impamvu naguze kasike ni impamvu yo kwirinda korona. Impamvu y'agakiza ni impamvu yo gucungura ubugingo buhora, ubugingo bwawe, ubuzima bwawe. Ariko iyi korona, nubwo nguze iyi kasike, ntabwo iyi korona ndayigeraho, ariko iyi korona irimo irampiga. Yesu atugirire neza. Mwirinde kwiyanduza, mwirinde kwiyandurisha ibifatika. Niba muri abakristo, mwirinde kureba ku biboneka, kuko ibiboneka ntabwo ari ibyo abakristo bahamagarirwa kurwanira. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ribabwira ngo ubugingo buruta ibi, ubugingo buruta ibi. Mana tugirire neza. Ijambo rikongera rikavuga ngo ijisho ryawe ry'iburyo nirigucumuza rikakugusha rikagukura mu byizerwa, urinogore urite. Ntabwo bishatse kuvugira ijisho ryawe, ahubwo
ikintu cy'iburyo ni ikintu gikora ibintu byinshi, ni ikintu kuko akaboko k'iburyo ni guteruza, ni kugira ute, mbese ni kubanza imbere. Noneho aravuga ngo icyoroshye, ngo icyiza ni uko wakwinjira mu bwami bw'Imana ufite ijisho rimwe kuruta uko wagusha ubuzima bwawe bwose muri Gehinomu. Bishatse kuvuga iki? Niyo yaba ari umuntu w'ingenzi ku buzima bwawe ariko akashaka kukugusha, si ngombwa rwose ko akomeza kubana nawe, si ngombwa ko akomeza kuba inshuti yawe. Niba ubona hari inzira akujyanamo zitari nziza, ntabwo ari byiza ko uwo muntu agutwara umwanya ngo agukure mu byizerwa. Mwene data muvandimwe, menya icyo uri cyo, menya agakiza icyo ari cyo. Numara kumenya agaciro agakiza icyo ari cyo, ntabwo uzababazwa no gutakaza ibintu bitandukanye byaha muri iyi si. Wowe uracyari mu rugendo, ahubwo wakagombye kwibaza ngo niba uyu muntu ibi bimubayeho, njyewe n'iki nakora? Ariko hari amakuru numvise ko amakuru y'umuntu aryamye bigera hagakanguka, ejo izuba rikongera rikaza akajya mu kazi. Abantu benshi bavuga ko ibitotsi cyangwa se kuriya tuba turyamye tugasinzira ni igicucu cy'urupfu. Urupfu rero ni igicucu cy'igihe, mbese ni nko kuba uparitse imigambi yawe irahagaze, ibyo wakoraga birahagaze. None ejo mu gitondo rero hari indi plan ihari. Iyo plan ihari rero niyo kuremerwa ibishya, byose bikaba bishya. Imana itugirire neza. Niyo mpamvu hagiye habaho kuzuka kw'abapfuye, bapfuye aranuka yasubiranye ubuzima. Nukugaragaza ko cya kintu kivugwa cy'ubuzima bw'iteka, cy'ubugingo buhoraho, kibizaza kiriho kandi kizashoboka. Wiva mu byizerwa rero ngo nuko wakennye, wiva mu byizerwa ngo nuko ufite ibintu bitandukanye uri kugenda ubura, ngo agakiza kataguhaye. Ntabwo agakiza gafite inshingano zo kuguha iby'uyu mubiri, oya. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abantu, arababwira ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi ni inyongera. Kuvuga ngo ntabwo ari cyo kigambiriwe, kubaha ubutunzi, kubaha icyubahiro, kubaha ubuzima bwiza, kubarinda indwara z'ibyorezo. Ntabwo ari cyo, ntabwo ari cyo agakiza kaje kubakorera, ntabwo ariyo ntego y'agakiza. Imana itugirire neza. Niyo mpamvu abigishwa benshi bajyaga bibwira ko kugendana na Yesu, umwe azaba nka visi perezida cyangwa se umwe akaba umuntu ukomeye mu gihugu, akaba guverineri, ariko Yesu arangije akajya ababwira ati ubwami bwanjye ntabwo ari ubwo ngubwo muri gutekereza, hari ikindi gihe gitegerejwe. Njyewe icyo naje ni ukubamenyekanisha, ni ukubamenyesha ubwo bwami buzaba bumeze gute. Muri ubwo bwami ni iyihe plan iri muri ubwo bwami? Ngicyo icyo agakiza kaje gukora. Ntabwo agakiza kaje kuduhesha ubuzima bwiza, ntabwo agakiza kaje kuduhesha icyubahiro. Tugomba gusuzugurwa kuko turi muri iyi si, tugomba kubura imyambaro kuko tutakoze. Nukora
ukumva byose biri kukwangira. Reba neza nimba muri uko gukora kwawe nta mugambi wa Satani wabyihishe inyuma. Usenga Imana kugira ngo ubashe kumenya niba nta kibyihishe inyuma. Ariko niba nta kibyihishe inyuma, kora kandi uzabigeraho. Mu minsi yashize twavuze ku tuntu dutandukanye, tuvuga ku bijyanye no kwivuza, sisiteme y'ubuvuzi. Turangije tuvuga na sisiteme yo gushaka ubutunzi bw'iyi si. Aho niho twavuze ngo uba mu nzu nubwo atari iyawe ariko urayikodesha. Nyamara turangije turavuga ngo ukajya gufata umwanya munini ngo urugusenga ngo Imana iguhe inzu yawe. Nimba ufite ubushobozi bwo kwishyura inzu wakodesheje, nukora plan neza, uzabona n'amafaranga yo kubaka inzu yawe. Niki gituma ubona amafaranga yo kwishyura inzu ukodesha ariko ntiwizere ko uzabona amafaranga yo kugura inzu yawe cyangwa wubaka inzu yawe? Aho harimo ikibazo, kandi icyo kibazo ni ik'imyumvire. Sisiteme yo kujera muri wowe ni nkeya cyane. Niyo mpamvu ibyo byose bizajya bikugora, niyo mpamvu ibyo byose bizajya biguhenda. Imana itugirire neza. Niba uri umukristo rero, ntugasenge wumva ko uri gusenga kugira ngo Imana iguhe ibi. Ibyo ngibyo byo kuri iyi si biri mu maboko yawe, biri mu bwenge bwawe. Ingingo zawe nizo zihatse ibintu byaha kuri iyi si. Icyo Imana izagukorera, izagufasha mu mbogamizi zishobora gutuma udakomeza rwa rugendo rwawe kugira ngo uzagere ku gucungurwa kw'iteka. Imana itugirire neza. Ntabwo agakiza rero, ntabwo agakiza abantu benshi bagafata uko katari. Abantu benshi bafata ubukristo uko butari. Niyo mpamvu benshi nimba ari umukristo atangira gushaka kwisumbukuruza, akumva ko ari umunyacyubahiro, yarangiza agatangira agashakisha ibintu bihenze, agahahira mu masoko ahenze, ngo ntabwo azakena. Icyo ngicyo kigatuma ahora atakaza ubushobozi yakagombye gukoresha iterambere rye. Ariko bitewe no kwishyiramo ako kantu ko kwiyubaha, nimba umukristo nzacya, nimba umukristo nzaba umukire. Urabona runaka yarakize, gusenga byaramukijije, Imana yamugiriye neza. Ariko banza umenye impamvu Imana yamugiriye neza. Mu minsi yashize twarimo tubabwira ku mwuka wera, tubabwira ko impano y'agakiza, umwuka wera w'Imana ntabwo ushobora kumuhabwa. Mbese umwuka wera w'Imana ni ikimenyetso cy'ubusabane ugirana n'Imana. Numara kwitwara nabi rero, bwa busabane buzajya bugenda. Rero iyo ufite buriya busabane n'Imana, reka turebe ku mugabo witwa Pawulo, ngo yari afite igishako cy'ijisho. Arasenga ngo Imana imugirire neza ikimukize. Nyamara yakizaga abandi indwara, ariko arasenga kugira ngo Imana imukize icyo kintu cyari kimugoye, cyaramusebyaga mu bantu. Ariko Imana ntabwo yigeze imukiza, ahubwo yaramubwiye ngo ubuntu bwanjye buraguhagije. Imana itugirire neza. Icyo twashakaga kubwira ni uko agakiza ni agace kashyizweho kugira ngo karinde ubugingo bwawe. Ni agace kasizweho kugira ngo karinde ubuzima bwawe. Ntabwo agakiza ari agace kashyizweho kugira ngo kaguheshe
ibi kaguheshe biriya kaguheshe oya, ntabwo agakiza aricyo kaje gukora. Banza usobanukirwe agakiza ni iki. Byo ubwabyo ni ijambo ryisobanura gukizwa. Gukizwa, wakijijwe iki? Banza umenye wakijijwe iki. Hari abantu benshi bazi ko gukizwa ari uko yakijijwe ubusambanyi, yakijijwe ubwicanyi, ariko nureba neza uzasanga nakizwa nukuva ukijijwe abakijijwe nyine byiteka. None wakijijwe bwa bwicanyi, wakijijwe bwa bujura, ariko ejo kandi urongeye bisubiyemo. Ejo ukongera ukabisubiramo. Nukubera iki? Uzi impamvu bisubiramo? Ntabwo uba wahaye agaciro kagakiza cyangwa ngo usobanukirwe agakiza ni iki. Njyewe ni iki nakora kugira ngo nkomeze rura rugendo nzagere ku gakiza kuzuye. Impamvu usubira muri ibyo byose nuko utamenya agaciro kakagakiza icyari cyo. Aho ngaho rero niba ari umujura ngomba gukora plan izandinda kwiba kugira ntazasubira muri cya cyaha. Niba nari umusambanyi ngomba gukora plan izankura muri bwa busambanyi. Niba nari umwicanyi ngomba gukora plan izankura muri bwa bwicanyi. Imana tugirire neza. Mu gakiza ntabwo ari ahantu ho kudamararira ngo byose wabibonye. Oya, wapi, ntabwo ariko bimeze. Kuba ukijijwe ntabwo ugomba kuba indangare muri wowe. Ntabwo, niyo mpamvu abantu benshi bakizwa yarangiza akajya yirirwa asengera ibi. Igihe cyagera Imana ikajya ibimuha ku minsi ya mbere, burya biri kugira ngo imwereke ko bwa bugingo buhari, bwa bwami buhari, Imana ihari, irakora, turayibona, kugira ngo nagera aho Satani azamuzanira amajwi ajya amubwira ati oya, Imana iriho, narasenze ikora ibi, bibonesha amaso yanjye. Uzarebe uyu muntu yageze imbere agera hahandi noneho atangira kujya asengera ikintu ntakibone. Yasengera inzu Imana ntiyimuhe, yasengera imodoka, yasengera akazi Imana ikamwihorera. Ariko mu myizo ya mbere yarasengaga, yasengera imodoka Imana igahita yimukubita, yasengera akazi Imana igahita ikamukubita. Burya uwo aba yari umwemera gato, yarafite kwizera guke. Imbere ye Imana yabonaga hazaba gushidikanya gukabije. Itangira rero noneho kugira ngo isasire rwa rugendo rwe, atazagira imbere akumva ko rya juru ritariho, bwa bugingo butariho, kwa gucungurwa kutariho. Ariko nagera mu gihe cyo kubyibaza, hari ibifatika azaba yarabonye, amenye neza ko ya Mana ari gusenga imwumva. Niyo mpamvu duhabwa ibi, tugahabwa biriya, ariko mu by'ukuri ntabwo ariyo ntego y'agakiza. Niba wari uzi ko intego y'agakiza ari iyo kukurinda iyo mibabaro, ari iyo kukurinda ibigeragezo, ari iyo kukurinda gutotezwa, ari iyo kukurinda ubukene, uribeshya cyane. Kubera ko agakiza ntabwo gafite intego yo kukurinda ubukene bwawe. Ntabwo agakiza gafite intego yo kukurinda amakuba yawe. Agakiza ntabwo intego yako ari yo kukurinda imibabaro yo hano muri iyi si. Nudakora uzicwa n'inzara, nutarya uzicwa n'inzara. Agakiza rero menya, niba twavuga ngo menya kukarinda. Ubushize muribuka ko twababwiye systeme y'uburyo ushobora kwirinda iryarari ry'umubiri, kuko ari ryo ritsinda benshi. Ibyo bintu twarabibabwiye kandi ni ibintu byoroshye cyane. Nutabikoresha rero uzasambana,
uzajya mu butayu imyaka 3 uri gusenga ngo Imana ikigukize, kuko iri kubona neza ko foromire nawe wabishobora, ntibigukize. Benshi basenga babona bidakunze, bagahita bavuga ngo ubwe niko Imana yabishatse, akaguma mu rusengero ariko ari umusambanyi, akaguma mu rusengero ariko ari umujura. Wamubaza kuki ukibikora? Narasenze Imana ntiyabinkiza, bivuga ngo njyewe ndabyemerewe. Nuko nguko abantu bagiye bakamuka. Uyu muntu rero umeze gutya, utazi agaciro k'agakiza, utazi iki agakiza icyo kavuze, nuhura nawe mu nyigisha zakwigisha, byanga byemera, nimuba muri kuganira uzagendera ku bikorwa bye, witegereza ibikorwa bye, ushiduke nawe wabigiyemo. Ko numubaza ese kuki ukora ibi, azakubwira impamvu abikora nyine. Kandi iyo mpamvu nawe ushobora kuzayumva. Rero manzi umenye mbere yo kwinjira mu gakiza, mbere yo kuba umukristo, ubundi agakiza ni iki? Kuki abakristo bariho? Yesu atugirire neza. Twabigereranyije n'iyi corona y'ejo bundi, kuko niyo abantu bakibuka. Kuki nguze kasike? Kuki nambaye agapfukamunwa? Yesu atugirire neza. Kuki ngomba kwirinda ibi? Nuko corona ihari. Kuki ngomba kwambara nkikwiza? Nuko nzi ko ntambaye nkikwiza bishobora kunkururira ingaruka ku bintu bitandukanye. Yesu atugirire neza. Kuki ngomba kwambara ikote mu mbeho? Nuko ntambaye ikote shobora guhura n'umuyaga, nk'abashobora kurwara umusonga cyangwa izindi ndwara zituruka ku bukonje. Kuki nkora ibi? Kubera iki ngiye kurya? Nukugira ngo ubuzima bwanjye bubone imbaraga, ejo nzakore bikunde. Kuki ngomba kwirinda ibi? Nuko mu nzira ndeba bishobora kuzankontorora, bikankoresha ikindi kintu kitajyanye n'ubwami bw'Imana, bikanyibagiza aho nshaka kugera. Ngiye impamvu twirinda ibintu bitandukanye hano muri iyi si. Nuko bishobora gutuma dutakaza ubugingo buhoraho. Nuko bishobora gutuma dutakaza ya mahirwe yo kubana n'Imana, kugira ngo iduhishurire amabanga. Niba uri umwana w'Imana rero, ugakoresha amaboko yawe ntibikunde, menya ko mu rugendo rwawe hari ikibazo cya Satani. Icyo gihe nusenga Imana, ntugasenga uyisaba ko ibikura, kuko muri wowe ufite ubushobozi bwo kubikuraho. Ahubwo senga Imana uyibaze ngo mbese muri aka karindagiza niki ishobora gukora. Yesu atugirire neza. Muri aka karindagiza ko ndeba ibi ngibi ntari kumenya ibyari byo, ndi gukora kiriya, nakora kiriya bikanga. Hari umugabo witwa Yosuwa, ngo bagiye gutera kuri Ayi, ngo wari umudugudu uteye ubwoba. Yosuwa ngo abona ni ibintu bikomeye cyane, asenga Imana. Asenze Imana, yamuhabwiye akantu k'amafuti. Ntabwo Yosuwa yigeze akoresha imbaraga nyinshi, yamubwiye akantu k'amafuti. Ntabwo yigeze imubwira kuzenguruka Yeriko nka kwa kundi bazengurutse Yeriko 7. Ahubwo yaramubwiye ngo tunga icumu ryawe kuri Ayi, muranesha. Imana itugirire neza. Muri ayo makuba yawe akuruhije cyane, muri ayo makuba yawe akugoye cyane, ntugasenga Imana usaba ngo yakureho, kuko ntabwo uzi impamvu ariho. Ahubwo senga Imana uyisaba kugira ngo ikwigishe uko wakwitwara muri ayo makuba, kandi ntiwangize ubugingo bwawe. Imana itugirire neza. Mutuze, ubwami bw'Imana buriho. Mutuze,
Yesu Kristo ariho kugira ngo agendane nawe, ari umwuka we uriho kugira ngo abane nawe, agukubita amakuru y'ijuru y'ikimana gushakaho. Ibyo birahari, iyo support irahari.